nendaga kubivugaho wenda Nzova leta tubwira ibyakorerwagamo ariko mu Nyiranshyimarongora Nyiranshyimarongora ahubwo yabaga itandukanye n'umuhuro ni igihe ubukwe bwabaga bwabaye no iryo joro ubukwe bwabayemo iryo joro baraye umugore cyangwa umukobwa bamusigaga icyo bita ikimuri sibyo wari ubivuze ngo ni ikimuri bamusigaga ikimuri icyo kimuri rero bamaraga kukimusiga urumva habaga icyo bitaga kumara amavuta rero kuba dukurikiye kwabaga ari ugukirana urumva Nzovu ndabyumva sangwaguruka umukobwa yabaga inkingi haguruka uvanamo intuza vanamo ikote vanamo iryo kote nuvuga ngo mugiye gusa nk'abakirana ndashaka ko tuzategura akantu k'icyo gitaramo cyeruye ariko mugiye gusa nk'abakirana Nzovu arajya bashaka kukurongora urumva Nzovu arajya bashaka kukurongora ariko nawe urumva oya reka umukobwa yashoboraga kuba agiye kurongorwa atarigeze abikora na rimwe yumva ko ese ari bya bintu akiri isugi kandi nanone umusore nawe yabaga akiri imanzi bose babaga batarabikora ariko urumva umuhungu we byanze bikunze yumvaga ashaka umukobwa ariko umukobwa kuko njyari umuntu wigeze kumbwira ati hari igihe bamaraga iminsi 3 ntacyo barakora n'icyumweru cyashoboraga gushira n'icyumweru bikaba ngombwa yuko nubago tekinike ariko byaterwaga na Nyirasenge yafataga amavuta y'ikimuri agatutobekana imibiri yabikanyira nanga none wowe urumva niba wowe amavuta y'ikimuri arabize no mu buzima busanzwe kunanyerera none niba bayamutotobetse murimo murakirana urashaka kugera ku ntego urumva uyu nawe ntabishaka iminsi 3 byarashobokaga rero ko ushira bagikirana umusore ajya gushyiramo byanza ajya gushyiramo byanza bwacya ijoro rikongera mu testing muse nk'abatestinga mutwerekere Nzovu nkawe ndabizi nayo mwiyaka arashaka kurongora ariko uramwiyaka okay ariko umuntu ibyo nibyo bitaga kumara amavuta wowe bishyiramo imbaraga nyine nk'umuntu ushaka kumurongora bishyiramo nitwo twaragufite imbaraga nawe yiyaka sibyo vango urajya ushaka yego nanone bati nkumi n'umusaza ariko byakira ariko nubwo ariko bitandukanye n'ibyuwo ariko no mu byacu hari umuntu bigeze gusukaho ikintu ko gavuze ikiniko nkumbura bati bitaga umuvunde ko umuvunde cyane neza hari uko twawotsaga ukawusiga agasenda kamurare kakari kabaga muto ibyo nabyo tujye tubikumbuza abantu none se ari umukino bitaga hagarara hari wowe hagarara hariya tugiye gusoroma urunyogwe tugiye gusoroma urunyogwe mu gitondo kare cyane ngwino gatera ako karirimba tujye twibutsa abantu nawe najya hagarara hariya erega tugiye gusoroma urunyogwe fatana n'uwawe cyane ntabyo cyiza oya magara sha nozikuru umwana mufataka ko gucyo ubundi ibi bintu abanyarwanda n'abari hanze b'abanyarwanda baba babikumbuye mu muco wacu wangu ngiye gusoroma urunyogwe tugiye gusoroma urunyogwe mu gitondo kare cyane uwo mushaka nuhe uwo mushaka nuhe mu gitondo kare cyane turashaka noheri turashaka noheri mu gitondo kare cyane Nzovu ntera imena gitera muzane mu gitondo kare cyane ujya kugira nayo imena gitera muzane wowe wanjaga inyuma bakidikira urumva tukabaza rero sakanyere urabazana bose tubadutsinde baraturusha ibibazo wewe humura nuwango wabatsinze bakabazana umukino mwatsindaga ruko babazanye hari uzanye undi kandi no uri kunyerera mu biganza sinzi ibintu washize mu
ndimo ndakurura bikanga urutoki rwavunitse wowe umfata uko unkomeze ntabwo mudutwara bazane mufate ku ikote basi mufate ku bazane yasa nakwama kukurekura niba tujyane uva mbwira uzi impamvu ntabwo kunyerera ndi kunyerera se ngwino hano wowe na nzovu okay sawa wewe ntugira ikibazo samure cyambire ariko uriya mukino we nuko yakina agapaka umuntu atwaye ariko uriya mukino ari mwiza twarayikinaga kera n'indi bitaga ngo agatambaro no kuwuhana Imana kari mwabaga mwakoze uruziga mugira mukashyira ku muntu atakabona ukaza mu serikare yes reka twongere tubahereza ikaze mwe mudahwema gukora subscribe kuri Vania TV show. Iyi ni Vania TV show. Vuga ngo Vania TV show. Vania TV show. Vuga twumve. Vania TV show. Uyu munsi twaje tubazana ikintu cyitwa imiriro. Tugiye kurekura za rokete gusa nizo tuzanye uyu munsi wa none. Ni imiriro gusa. Hanyuma murabona ko muri kumwe na Prophet Noel Byukura bagirane umwana w'abanyarwanda. Mukaba muri kumwe na bavuga ngo Nzovu uwo mugabo niwe bitwa Imenegitera. Uri mugabo wacumbikiye nkuko ne kwa Musana bagucumbikiye. Ariko bugiye tugeze umugabo yacumbikiye ibyumweru bitatu. Yacumbikiye mu cyunamo. Reka nkubwire burya gishoje. Nohe Nzovu burya umuntu agucumbikira akagucumbikira akakubaha mu rugo ukagenda agateka ukarya kandi nta n'ikintu wakoze nda ngo uvuge ngo urakora ibi n'ibi njye mbere kwa Musana nageragezaga kubafasha ariko bigezeho Musana ndetse wenda kubaha mama arakubaha ibiki n'ibiki ngufata nkagara frere abandi bazaba bikora nubwo abasatana ubu none uzaza ukomange tugukingurira ubwo rero nimba burya umuntu yakubashye nkuko Imenegitera yakubashye akagucumbikira ega buriya ntihagire abatwumva nawe bakaba ngo kuki Noheli na Nzovu bacumbikiye ugira amahirwe agira umuco Nzovu nkuko yari arimo abivuga wenda abantu bakurikiye Vania TV show gucumbika ntabwo ari ikosa wakoze ko kuva na kera mu mateka y'abanyarwanda Nzovu wowe uri mukuru urabizi ndabizi aho umuntu yageraga bwije yaracumbika yarakomangaga banyiri urugo bakamubaza se uvuye uturutse kuko akeshi buriya Imenegitera impamvu keshi kera bagendaga n'amaguru cyane kuko yewe mama yarambwiye mama wanjye yabaga i Rusizi papa wanjye ari Nyaruguru urimo urabyumva papa akava Nyaruguru akajya Rusizi numva nta mabaruwa nta telefone zabagaho nta computer zabagaho icyo gihe urumva iyo yamukumburaga yagendaga n'amaguru wumva ahantu yageraga n'amajoro wumva ahantu yararaga yageraga kwa Nzovu agacumbikisha kandi buriya akashize ikintu bitwazaga icyo bitaga impamba ariko yakoraga ibiryo byiwe bikomeye amateke imyumbati ibijumba n'ibishyimbo akaboha agashyiramo ikintu babohaga mu birere ntabwo ibire murabere babyinga akakiboha gutya cyabona nta bisebe by'abagabo undi icyo kintu akagipakiramo ibyo kurya undi hejuru agahambira akagikubita nk'umugabo agafata n'imvumba y'amazi undi akakubita agacomekamo inkoni akayishyira ku bitugu akagenda yakora nk'amasaha nk'abiri akicara akarya akagenda yasanga abantu bashigishe nk'ikigage yabaga bifite nk'amafaranga ye makeya agakubita ikigage cyaguraga nk'aho 10 igikombe akacuma bamuhaga akagotomera agakomeza akagenda hanyuma tukiraho wenda kugira ngo mpite makura n'akabazo k'ubwenge ndashaka kubaza Diane iyo bavugaga ngo rukacarara ni iki? Rukacarara ni ubugari bw'amasaka y'umutuku gusa waraburiye se ko ndeba umwana waraburiye naraburiye ngewe nakuze mbana na nyogokuru wanjye urumva rero ndabuze ubugari bw'amasaka y'umutuku ukomeye kuba umuntu yagukubita ukikubita ariko ziko bura Imenegitera ntura na n'ubu indi kintu ntakora ntabwo naburya bwonyine ariko ushaka gufata yafu y'amasaka ugashyamo
y'imyumbati mikeya ubundi wenda kubivangira biraryoha cyane ntibiba ari umweru nk'uko ubwari bw'umweru bubaho n'ubundi buzana ka kabara k'umucakara buriya bugari iyo uburishije utuboga turimo buriya rero buriya bugari ugafata isogi ugafata imbwija uzi icyo ari cyo imbwija ni nyabutongo barabyita nyabutongo ubundi ugashyiramo ibishyimbo byawe bike bihiye byumutse bikaburamo amazi warangiza biriya byo kurya ukabirya buriya no mu buriri nta n'amavuta n'umushogoro abantu barawukunda tuvugishe ukuri buriya watetse ibishyimbo byawe bigifite ariya amazi kera bahaga ihene amaminwa warangiza byahiye ugafata za mboga zawe ukazikatiramo neza washaka ugashyiramo twemera twavuye kure abantu bavuye kure yego amaninwa n'abishora rero n'ubu amaminwa ugafata karoti ugafata imiteja ugafata intoryi ugakora agasosi keza warangiza ugafata amaminwa ukarya akawunga jewe ibyo biryo nabirya icyumweru ufata iki nabirya icyumweru kigashya ugasa nk'ubikubita ibugande niko bateka byita uburobe ubu ngubu uburobe n'ubwo bwari bwiza hanyuma rero turajya dukomeza wa mugani tuvangamo ikinyarwanda burya tunakigisha n'abantu bamenye ibyo biryo ko buriya iyo wabiryaga nk'umusaza wariye biriya biryo abantu bakabakibirya afite nk'imyaka 70 yakwita nk'umusore w'iki gihe ufite imyaka 70 kuko agufashe ntiwavamo masamba nimugoroba baraye bamubajije Uganda umwe mu banyamakuru bari bariyo none aramubaza ati se ni iki cyatumye umuntu ahora kubona akabona ufite itoto umeze neza ahubwo ati nta kindi kibifashamo njyewe ngira icyo bita discipline mu bijyanye n'ibyo kurya n'ibyo kunywa none se wowe unyweye nguvu unyweye turbo biwani uyivanze na musteri unabinyweye utanariye nta kintu kirimo nticyangwa niba wanariye utetse umuceri ufashe isosi y'ubunyobwa uyisutse ku muceri nkaho uri umuceri wonyine kandi unyweye n'ibyo biyoga hari inzoga bita ngo beyura wihe umugore uyinyoye ngo ahantu hose aba ari isigaye igura 3.5 kagura 3.5 kabeyura wihe wari wagasomodiya beyura wihe rero nzovu beyura wihe umumanura jipo yo naba nayo umumanura jipo 8.5 beyura wiheyo yoga kagura 3.5 cyangwa turuwasa bitewe n'ahantu ariya zanuza ku muhima na 2.8 kagura magare wanyweye ibintu byinshi ariko ashaka kwaziza atazinywe inzoga ntabwo igeze nzi kwanjye buriya inzoga nkunda kereka buriya iyo mbonye ngiye kugisha ukuri urwagwa rw'ibitoki cyangwa urwaro mbonye urwagwa rw'ibitoki rwiza ahantu narubonye urahibuka hari igihe na Noheli yarunyoyeho arambwira atanu sinzahasiba uwo musaza ni urwikorera muzehe Alphonse cyane waragenda rwikorera umva ruryoha nzovu muzaze tubajyaneyo nzovu mbabara nzakujyanira ntabwo nakongera kuzanywa Noheli nanjye nta kindi kintu wenda kugira uzaze urebe ni hariya hafi y'iwanjye ni hafi yo kwa Noheli hari igihe imegitore muri turaturanye nawe Alphonse ndamuhamagara Alphonse ni numva rufite nituvana mu kiganiro tuzakora ikiganiro hano twicaye turimo tunywa urwagwa genda umva mudufashe bakunze abayobozi bavaniye ubutaha ndashaka ko tuzakora ikiganiro twakenyeye sibyo twakenyeye imikenyero nzayizana n'amashati n'inigi sibyo tuzabizana mupanga icyo kiganiro vuba twicarira ku cyotero hano muri Serenity abantu batazana kuri Serenity dushatse twakwigurira imyumbati mizima itarura ahubwo nituva tugashaka n'ibishyimbo ibyo bintu tukabizovu yarakuwe nituvana kujyana genda mugurira amacupa 2 ndayeme icupa y'inoti ya 3 ndakugura amacupa ya 2 nayo nakugurira rimwe ndashanga ikimina saa 7 sasa turaba twarunyoye tugende dufata mu muto tujye hanyuma dore ikintu ushaka ndashaka tuzakenyere ntuza profe twicare hariya ku cyotero sibyo wagune tujya duca imigani twe tujya tuzana muri Serenity abantu batazi bajye bahamenya abantu bose baje kuri Vanilla TV show uyu mukobwa urumva ko ufite mutuntu n'ubwenge bijyanye n'umuco nyarwanda hanyuma reka mubaze kumara amavuta niki kumara amavuta byakorerwaga mu nkera y'Inshimarongwa kumara amavuta niki
Noheli nawe arahita dusobanurira inkera y'ishimarongora, hanyuma Nzovu ndahita mubaza akantu nawe kumara amavuta y'urumuri. Kumara amavuta y'urumuri. Ntabwo mbikireka niba ari kwakunda aba yashize mu kesi. Oya ibiriya byabaga mu nkera y'ishima. Ko ngako karanjabutse. Inkera y'ishimarongora urayizi? Ni ukuvuga ngo iriya nkera yabaga igihe umugeni yari bube ni bya bindi bita umuhuro kuri iki gihe. Ari burara ari burongoro. Buri bucari burongoro. Buri bucari burongoro. Noneho bakaza bagatarama. Bakaganira, bagaca imigani, bakizihirwa. Abasaza bakuru bagafata ijambo bakagenda basobanurira abandi bantu baraho batandukanye. Wenda kubivugaho wenda Nzova leta tubwira ibyakorerwagamo, ariko mu nkera y'ishimarongora, nkera y'ishimarongora ahubwo yabaga itandukanye n'umuhuro. Ni igihe ubukwe bwabaga bwabaye. No iryo joro ubukwe bwabayemo, iryo joro baraye, umugore cyangwa umukobwa bamusigaga icyo bita ikimuri. Sibyo wari ubivuze ngo ni ikimuri, bamusigaga ikimuri. Icyo kimuri rero bamaraga kukimusiga, urumva? Habaga icyo bitaga kumara amavuta. Kumara amavuta rero kuba dukurikiye kwabaga ari ugukirana. Urumva Nzovu ndabyumva sangwaguruka umukobwa yabaga inkingi haguruka uvanamo intuza, vanamo ikote, vanamo iryo kote. Nuvuga ngo mugiye gusa nk'abakirana. Ndashaka ko tuzategura akantu k'icyo gitaramo cyeruye, ari mugiye gusa nk'abakirana. Nzovu arajya bashaka kukurongora, urumva? Nzovu arajya bashaka kukurongora, ariko nawe urumva? Oya reka umukobwa yashoboraga kuba agiye kurongorwa atarigeze abikora na rimwe. Yumva ko ese ari bya bintu akiri isugi, kandi nanone umusore nawe yabaga akiri imanzi, bose babaga batarabikora. Ariko urumva umuhungu we byanze bikunze yumvaga ashaka umukobwa, ariko umukobwa kuko njyari umuntu wigeze kumbwira ati hari igihe bamaraga iminsi 3 ntacyo barakora. N'icyumweru cyashoboraga gushira. N'icyumweru bikaba ngombwa yuko nubago tekinike ariko byaterwaga na nyirasenge. Nyirasenge yafataga amavuta y'ikimuri agatotobekana imibiri yabikanyira nanga. None wowe urumva niba wowe amavuta y'ikimuri arabuze no mu buzima busanzwe kunanyerera. None niba bayamutotobetse murimo murakirana urashaka kugera ku ntego, urumva? Uyu nawe ntabishaka. Iminsi 3 byarashobokaga rero ko ushira bagikirana umusore ajya gushyiramo byanze, ajya gushyiramo byanze. Bacya ijoro rikongera mu testing muse nk'abatestinga mutwerekere Nzovu nkawe ndabizi nanjye mwiyaka. Arashaka kukurongora ariko urajya umwiyaka. Ariko umuntu ibyo nibyo bitaga kumara amavuta. Nzovu we bishyiramo imbaraga nyine nk'umuntu ushaka kumurongora bishyiramo. Nitwo twaragufiye imbaraga nawe yiyaka, sibyo? Vango urajya ushaka yego nanone bati nkumi n'umusaza ariko byakira, ariko nubwo ariko bitandukanye n'ibyo. No mu byo wacu hari umuntu bigeze gusukaho ikiniko, nako kintu bajya hejuru basukaho ikiniko. uyu mukobwa avuze ikiniko, nkumbura afite ubwenge cyane, bitaga umuvunde. Umuvunde cyane ariko twawutsaga ukawusiga agasenda kamurare kakari kabaga mu rutoki. Ibyo nabyo tujye tubikumbuza abantu. None se ari umukino bitaga hagarara hari wowe hagarara hari tugiye gusoroma urunyogwe tugiye gusoroma urunyogwe mu gitondo kare cyane. Bagwino ugatera ko karirimba tujye twibutsa abantu nawe najye hagarara hari erega ugiye gusoroma urunyogwe fatana n'uwawe cyane ntabyo cyiza. Oya magara mwana sha nose ko umwana mufata ko gucyo ubundi ibi bintu abanyarwanda n'abari hanze b'abanyarwanda baba bikumbuye mu muco wacu wangu. Ngiye gusoroma urunyogwe tugiye gusoroma urunyogwe mu gitondo kare cyane. uwo mushaka nuhe uwo mushaka nuhe mu gitondo kare cyane. turashaka noheri
turashaka noheri mu gitondo kare cyane inzovu ntera mutware imena gitera muzane mu gitondo kare cyane ujya kugira nayo imena gitera muzane wowe wanjaga inyuma ukanshyigikira urumva tukabaza rero se kanyere urabazana bose sibadutsinze baraturusha ibibazo wowe humura n'uwango wabatsinze bakabazana umukino mwatsindaga ari uko babazanye hari uzanye undi kandi uri kunyerera mu biganza sinzi ibintu washyize mu mwana ndimo ndakurura bikanga urutoki rwavunitse wowe umfata uko unkomeze ntabwo mudutwazane mufate ku ikote basi mufate ku bazane yasa nakwama kukurekura niba tujyane ubabwire uzi impamvu uraza kunyerera ndi kunyerera sege ngwino hano wowe na nzovu okay sawa wewe ntugire ikibazo ariko uriya mukino we nuko wakina agapaka umuntu atwaye ariko uriya mukino ari mwiza twarayikinaga kera n'indi bitaga ngo agatambaro no kuwimana kari mwabaga mwakoze uruziga mugira mukashyira ku muntu atakabona ukazamuka uruziga umva nkubwire ndashaka agatambaro k'umwana w'Imana karihe gako karahise unindunga urumva rati ibyo ndimo nkubwira iriya mikino y'abanyarwanda nzovu ntabwo yabaga ari ukwikira gusa yewe ndashaka tubanze byibura tunareba ese nzovu nk'uyu mukino wabaga urimo izihe ndangagaciro uyu mukino dukinnye none ni izihe ndangagaciro zabaga ziri muri uyu mukino urumva abanyarwanda nyine kuriya niki babaga bashaka kugaragaza wenda hari igihe abantu babibona kuriya ariko ntibamenye ngo niki byari bisobanuye niki babaga bashaka kugaragaza urabona uyu mukino bakundaga kuwukora nka nimugoroba igihe abana bataramye ukwezi kurimo kuva akenshi uyu mukino ntabwo bawukoraga ku manywa bawukoraga mu masaha 12 nk'abana ingo zabaga zegeranye uyu mukino watumaga abana bataba ibirumbo mbese bagakora uwo mukino barangiza bakajya kurya cyangwa bakanywa n'ayo mata bakaryama ariko kuri iki gihe saa 12 zisigaye zigera ku buryo na papa w'umwana ashobora gutaha umwana akiri aho mu gasozi arimo kwiga ingeso mbi arimo kunywa amatabi arimo kugira gute ariko kera byabaga ari byiza abana ba kera bari bafite uburere kandi ibyo bintu ababyeyi babo nabo babaga babizi cyangwa nka kera nanone twakinaga ibyo bitaga agati mu bigo by'amashuri tugakina agati turi benshi wagakoza ku muntu kikaba ari igitego n'icyo bitaga urukiramende no gusimbuka urukiramende iyo ni imikino ya kera yabaga ari imikino myiza iyo hari ibyo bitaga kunera urukiramende kunera wararusimbukaga ka gati ko hejuru kavaho babyitaga kurunera nohe iyo bavuze ngo unity and reconciliation unity se so ni ubumwe unity ni nk'itsinda unity ubumwe reconciliation ubwo se connection nyine connection y'amatelefoni se iba ihuza umuntu n'undi aha nuvuga ngo rero muri uyu mukino harimo indangagaciro ebyiri nk'uko nzova bivuze habaga harimo icyo bita unity habaga harimo ubumwe harimo n'icyo bita reconciliation ubwiyunge urimo urabyumva nuvuga ngo uyu mukino nta muhutu nta mutwa nta mututsi ntavuga ngo wowe uri umuhutu ngo wowe uri umutwa oya ahubwo umuryango washyiraga hamwe kuriya ndi kugukurura urabona nuvuga ngo inyuma yanjye hari undi muntu ufashe n'inyuma yanjye hari undi urumva harimo icyo bita unity sibyo gushyira hamwe kuba umwe
noneho hakabamo icyo bita kurwanirana ishyaka ishyaka kugira ngo baratutabakuru bariya bashobora kudutwara none twebwe hano nuvuga ngo ntago warebaga ngo nzovu n'uyu ngo ni ubu bwoko ngo ni umutwa ngo ni iki oya mwabaga mwese muri abanyarwanda mushyize hamwe urumva musenyera ku mugozi umwe ukukurura uyu uri inyuma yanjye akandwanira ishyaka kugira ngo uriya atantwara bariya nabo uriya akamurwanira ishyaka kugira ngo atamutwara ibyo rero habaga harimo indangagaciro y'ubumwe harimo indangagaciro y'ubwiyunge n'indangagaciro yo gukorera hamwe nk'abanyarwanda so rero habaga harimo n'akandi kantu gakomeye kitwa icyo umuntu yakwita ntawigira Nzovu nubwo ashoboye ari umuhanga afite ubwenge ariko akeneye imenagitero kugira ngo amukurure mbese bivuze ngo byari bimeze nka twirwaneho y'umurenge turwanirane ahubwo turwanirane turwanirane twirwanira umurure uyagukurure kugira ngo uradatsindwe ariko reka mbabwire kera habagaho urukundo nge nibuka kera burya ingo zose ntabwo ariko zari zifite ubushobozi cyane cyane na kera bahingaga ibijumba imigende mu kabande noneho tuvuge nk'urugero imenagitero igihe yabaga ari umukire yejeje ibijumba afite nk'imigende igera muri 5 ariko nkanjye Nzovu nkaba nta mugende mfite cyangwa uwanjye utanera cyangwa n'ababigize bikaba byarashize imenagitero ukuntu yabonaga ngiye abana banjye bagiye kurara agahita abwira nk'umugore wanjye mu mukobwa wa mu mwana wawe ajyane n'uwanjye mu kandi bagiye gukura ibijumba akajyana agatebo wenda hari ikintu nanjye kera cyangwa akahita avuga iti zana n'ikibo agahita amudahira ibishyimbo mu mutiba hari ikindi kintu nanjye mutiba nibutse abana cyabagaho kera ariko ubu n'iki kibaho se cyane inde wako hari ikintu bitaga kwita umwana izina kuby'ubunyana ariko ubu ngubu nta bantu bake babikora kuko kera bazanaga hariya ngo tubyita uruhinja twabaga ngusone ibyo bikorwa bikoze kandi babwiye ko ngiye icyo gihe ubunyana naraburiye turi abana kandi hashize imyaka ijya muri 40 n'ingari ubwo urumva bafataga umutsima w'amasaka oya cyane bafataga w'imyumbati ariko bakashyiramo n'agafu k'amasaka gake kugira ngo uhindure ibara bakaba batetse imboga nk'uko twahoze tuzivuga isugi bashyizemo dodo batetse n'ibyo bishyimbo noneho bafataga udututu ni biriya bintu byera ku bisusa ari nabyo bivamo hazaho umwuka noneho natwo bakadusoroma bakadususura barangiza bakadushyira muri za mboga iyo barangizaga bafataga bwa bugari bakagenda babumbabumba utubumbe turi hafi kungana n'iki gipfusi cyane bagafata inkoko cyangwa intara murayizi intara ni yindi bagosozaga amasaka cyangwa ibishyimbo bakaramburaho amakoma barangiza bagashyiraho wa mutsima bagiye babumbabumba barangiza bakamenaho za mboga ariko icyo gihe ntabwo batumiraga abana bonyine batumiraga abakuru abasaza abasore ibiki n'ibiki inzoga bakoreshaga urwabo bagakoresha n'amata amata inshyushyu yo guha abana ndi bagatangira habaga hari umuntu umwe mukuru ufite ikayi baheraga ku bana bakaza umwana wa mbere uramwita nde mwise gutya undi mwana bwe barangiza bakajya mu bakuru barimo bazi iyo barangizaga abantu bajyaga mu ngo zabo abantu bajyaga n'amazina mabi bari mu mbazi wa mugabo n'umugore igihe bagize mu buriri bagasubira muri yakaye nyiranzamurere cy'Imana yamumpereye perifafone ngo habyarima bapfa kurera bari mu mbazi bapfa kurera nzabakirana impamvu bitaga bapfa kurera hari igihe wabyara umwana ukeka ko atari uwawe ari undi mugabo wakubyaye kubera ko bavugaga ngo abaturanyi babyara abana basa ngo nyiramundi impamvu uretse gatoya no iyo bavuze ngo icumu riri mu ntagara babaga bashatse kuvuga iki nyine baba bavuze ko umuntu yambaye bogise imyibanga iri muri bogise mu kinyarwanda cyeruye
ubwonko bwawe babushonnyeho mwabaye supereta mwaratobaguritse ubwonko bwawe bwaratobaguritse kabaye nka mustikeri iyo bavugaga ngo icumu riri mu ntagara ngo ngewe nari mfite uburenganzira bwo kuva hano nkajya kwa Nzovu nasanga Nzovu adahari kuko Nzovu icyambwiraga ko Nzovu ahari nuko icumu rye ryabaga riri mu ntagara iyo nageraga nkasanga ritari mu ntagara yabaga yagiye nahitaga mfata iryanjye nkarishinga narangiza nkakora ibyo nkora nawe waza wasanga icumu ryanjye riri mu ntagara iwawe wabona icumu riri mu ntagara ukamenya ko ari umugabo urimo wirwanaho ukantegereza nasoza ibyo nkora ukabona kwinjira cyangwa nawe ugahita ugenda wabona urundi rugo rw'umuturanyi nta cumu riri mu ntagara ukamenya ko adahari nawe ugahita urishingayo. Ibintu byari byiza cyane kera nanone umugabo wasigaraga byari byiza we byari byiza kubwira riri ibintu byari byiza ku rwego ibi bintu rero ntago abantu bazi ko umuco nyarwanda urimo ibintu abantu baganira kandi biryoshye abantu bakabikunda bikabaryohera. Rero tujye tugira gute tujye tubiganira hanyuma turimo tugana ku musozo. Umubumbyi umuhimbyi umuhombyi batandukanira hehe? Umubumbyi oya reka ntera bisobanura. Umubumbyi umuhimbyi umuhombyi bitandukanira hano. Umuhombyi arahomba umuhombyi n'uhomba. Umuhombyi biva ku yenshinga uwahombye guhombywa guhombywa nyine biva ku yenshinga guhomba umubumbyi reka nzova dusese nakunuza dusesengura abanze bitsa umubumbyi umuhimbyi umuhombyi biva ku inshinga byi bose kuko bahuriye kuri byi bahuriye kuri bya yego bahuriye kuri umubumbyi bavuga mbya ni ku ni ku iki ku bahuriye kuri ku inshinga ya kusiba kugenda naherewe yara bahubwira umuti w'amenyo amureke dusoze reka dusoze akayikirira hanyuma turimo dusoza mbyaye irimo mbyaye igizwe n'ibihekane bingahe? inyajwi inyuza cyangwa ingombajwi zingahe? oya ndashaka noheri igizwe n'ibihekane bingahe? mbya igizwe n'ibihekane bingahe? kimwe mbya ni kimwe nyine. izihe ngombajwi? niba na ya nawa zeru yawe urayicyuye. reka dusoze hanyuma rero bakunzi ba Vania TV show tuba tugenda tuganira tubagezaho ibintu byiza nk'ibi ngibi tubasezere mu karirimbo kavuga gutya tubahe ku muco nyarwanda tubaganirize ku bintu bitandukanye. Twagize ikiganiro cyiza kandi kirekire. Tubasezere gutya numva yesanyemeza komboza imbaraga ngo nge musenga iteka nacyo nzamuburana yanyishuriye yagenda yose yambabariye ibyaha turagushimira Imana nziza uri Imana y'amahoro kuri iki cyumweru duha umugisha bakameramani ba Vania TV show umugisha CEO wa Vania TV show umugisha abadukurikira bari mu Rwanda mu mahanga komeze kubagirira neza kandi ukomeze kuturinda nitwongera kugaruka hano kuri izi kamera ntagiye kuba cyacitse hagati muri twebwe uzabishimirwe. Mana turagushimye rero tugiye kujya mu icumbi zacu bane natwe bane n'imiryango yacu turindire bamwe bafite abana abandi bafite abadamu abandi turi ingaragu uturinde kandi natwe duhe gushinga ingo zacu kandi duhe icyerekezo duhuze n'abantu bazima uturinde Sani Barati na Tobia na Geshem ahubwo duha abantu bazima ukuri Imana ishobora byose. Umugisha umuntu wese ukora subscribe kuri icano kandi utera comment wese umugisha mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Dushimiye madukunda kudukurikirana umugisha kandi Uwiteka nyagwara ku ngoma komeza ubane n'ubwoko bwe mu izina rya Yesu Kristo cyo ni cyawe amen.